Muraho neza nanone inshuti zacu, nitwa Dr Gasangwa Patrick, ndi umuganga wita ku bibazo cyangwa se ku burwayi bw'ababyeyi, abagore batwite by'umwihariko ndetse n'abana. Muri ino video y'uyu munsi tugiye kuvuga ku bibazo abakobwa benshi n'abagore bibaza ngo ese ibise cyangwa se uterine contraction birababaza buri gihe, ushaka kugira ibisese ntubabare? Nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Hari rero bumva uko iyo ugeze igihe cyo kubyara babara cyane ku buryo bidashoboka, ariko se ibyo ni ukuri kuri bose cyangwa hari igihe bamwe batabara? Ushobora kuba rero nawe waba ufite impungenge utwite ukabibaza ese ninjya kubyara bizababaza cyane, nk'uko bavuga ngo igise kirababaza. Tuzi ko rero umuco umubyeyi wese umugore avuga ati nturajya ku gise, ati igise kirababaza. Ibyo rero tugiye kurebera muri ino video. Ese ubundi ibise ni iki? Ibise ni iki mu by'ukuri? Ibise ni uburyo umubiri w'umugore nyine utegura isohoka ry'umwana wari uri mu nda. Ni muscle contraction ziba kumura cyangwa se kuri uterus cyangwa se nyababyeyi muri rusange. Bitangira rero buhoro buhoro bigakomeza byiyongera gake gake. Ngiyo definition cyangwa se ngiki gisobanuro cy'ibise. Ni uburyo umubiri w'umugore utegura isohoka ry'umwana mu nda, ni muscle zigenda zikontracta bibera kuri uterus cyangwa se umura cyangwa nyababyeyi, bigatangira buhoro buhoro bigakomeza kwiyongera gake gake. Rero hariho amoko y'ibise agiye atandukanye. Hari ibyo bita forced labor cyangwa se Braxtonic contraction, bibaho mu mezi ya nyuma y'inda, bitari ibya nyakuri, bitari iby'ukuri. Babyita forced labor cyangwa se mu Kinyarwanda tubyita imigendo. Akenshi rero ntabwo bibabaza cyane, rimwe na rimwe umugore ntabibona cyangwa se ntabyumva. Hano hakaba n'ibise bita true labor contraction. Ibi nibyo bitera kubyara, biragenda byiyongera mu buryo bwo kubabaza. Bitangira bitababaza ko bigenda byiyongera bibabaza gake gake. Ibi rero nibyo bita ibise nyabyo cyangwa se true labor cyangwa true contraction. Ese zirababaza buri gihe? Nicyo ntego nyamukuru ino video. Oya, igisubizo ni oya. Hari abagore bagira contraction zitababaza cyane. Igise kitabaza gishobora kubaho. Hari nk'umubyeyi wigeze kutubaza muri comment atubaza ati ibise byanjye biraza nkagira kwa muganga nageze kuri 7 ntababare nigeze numva nkashiduka mbyaye. Ibi rero birashoboka. Rero biterwa n'ibintu byinshi. Hari imiterere y'umubiri ishobora kubitera, ikindi uko inda yagenze, uko umugore ateye. Hari umugore ugira pain tolerance cyangwa se uburibwe ntugire icyo mumutwara cyangwa se ntabwe expressing. Ikindi kuba ari ubwa mbere ubyaye cyangwa se atari byo nyine atari ubwa mbere. Kumaze kumenyera kubyara, umugore ubwiye gatanu ashobora kutababara kubera yabimenyeye, cyangwa se umugore ubwiye bwa mbere ashobora kuza ntamenye ibyari byo kugira ngo ibisanzwe. Dore ibimenyetso by'ibise nyakuri. Ngibi rero ibimenyetso by'ibise nyakuri. Umugongo utangira kubabara, igice cyo hepfo y'inda gikunze kuribwa mu buryo buhoraho nabyo. Ikindi uburibwe bugenda bwiyongera mu gihe n'igihe cyangwa se buhoro buhoro. Ngiki kibise cyangwa se ngicyo igise nyakuri nyacyo. Uratangira kubabara mu mugongo, igice cyo hafi mu kizaha cy'inda naho kababara buhoro buhoro, kabe mu buryo buhoraho, noneho uburibwe bukagenda bwiyongera uko igihe kigenda kiza. Uko rero abagore babitangaza nyine cyangwa se bavuga ibise. Urumvikana nkatwe dukora kwa muganga cyangwa se duhana ababyeyi benshi twagiye tuganira nabo bagiye batandukanye. Umwe arakubwira ati njye sinigeze mbabara cyane, nari niteguye neza. Undi ati ibise byangezeho nk'inkuba, ariko nahumekeraga nk'uko nagiye bibwirwa. Urumva ko rero biterwa n'umuntu n'ugenda ubyumva. Icyo rero ubwonko bukora, ubwonko buriya bugira uruhare runini mu buryo wumva ububabare. Guhumeka neza no kugira amahoro bituma ububabare bugabanuka. Ikindi wakubaza se kuki birushaho kubabaza? Hari stress nyinshi, kubura support, nta muganga cyangwa se nta muntu uri hafi wo kugufasha, bishobora gutuma ububabare burushaho gukara. Ikindi umugore utiteguye mu mutwe. Hari ibyo kubyara mu mutwe utateguye cyangwa se utiteguye. Ibyo rero ushobora gukora ngo ibise bitagutera ububabare bwinshi. Iki nacyo ni ingenzi. Icyambere ugomba gukora kwiga uburyo bwo guhumeka. Uburyo uhumeka bishobora kugufasha kutabara cyane. Ikindi kugira umufasha uri hafi yawe. Ikindi kwirinda gutinya no kugira ubwoba. Wigira ubwoba kandi witinye. Ntabwo rero wa mbere ugiye kubyara, hari abandi babyaye kandi bigenda neza kandi barababaye birashira.
ikindi kubona amahugurwa mbere yo kubyara prenatal class cyangwa se ugategurwa mbere yo kubyara. Ibi ni byo rero ukwiye kuganira na muganga wawe ugukurikirana cyangwa se n'ino YouTube video yacu ikaba yagufasha. Ku bafite indwara zikompuritse, hari bamwe bafite condition nka za fibroids cyangwa se fibroids zibura n'ibyaye byimba bya nyabyeyi, inda ibamo nabi cyangwa se inda yitambitse umwana yicaye, amakosa wenda y'amaraso natesha guteza ikibazo, aba nyine bashobora kubabara cyane kurusha abandi. Ikindi akoze kukubyara ku nshuro ya mbere cyangwa se ku nshuro ya kera cyangwa se nk'inshuro ya 9 nk'urugero, rero babyeyi bwa mbere barakurusha abamenyereye, birumvikana, it's experience. Uko umuntu agenda abyira experience ku kintu agenda akimenyera. Ikindi uruhu rw'umura ruracyari cyangwa se ruracyafata imbaraga nyinshi, nabyo bishobora kuba impamvu. Ikindi kuva ibise bigitangira kugeza umwana avutse, ibise rero bifata igihe. Hari stage ya mbere, stage ya kabiri, stage ya gatatu. Stage ya mbere aba dilatation, cyagiye nyine kwifungura kwa kw'inkondo y'umura. Stage ya kabiri aba pushing, cyagiye butangiye gusunika. Stage ya gatatu rero nukuza kwa placenta cyangwa se iyanyuma cyangwa ingobyi y'umwana. Ibise si nyagasani cyangwa ibise ni ibisanzwe rwose, ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Birashobora kugabanuka cyangwa se kora bitewe n'uko witeguye. Ubumenyi buragabanya ubabare. Murakoze rero cyane kuba mwakurikiranye iyi video. Niba ari ikindi ushaka kumenya ku bijyanye no gutwita cyangwa kubyara, sobanura muri comment cyangwa baza muri comment. Ntucike, kora subscribe kuri YouTube channel yacu, kora like kandi usangize abandi babyeyi. Bye bye, ciao ciao, mugire ubuzima bwiza.